sibyo urashona iyi ni staff yanjye mu kazi none reba igikweto badufasha ku buhanga bw'ibyuma reba iyi nkweto wallahi ita buce ngende man buce ngende ntago tujya turyama mu rugo n'ahantu bita muri centre ya Shaba mu karere ka Nyabihu niho naje nturuka kugira ngera ngaha no kuvuga ngo ewana naturutse muri ibyo bice iyo ngiye ujya wumva ngo haba ngo ubukonje byatare niyo mpamvu ubona twarakomye mani buriya iyo buciye kare super manager ni haturuka cyane nibwo bwa mbere nagera mu mujyi wa Kigali muri najyaga mabona ku ma TV nkahumva ku ma radio ntarahagera urumva bwa mbere nateze taxi ewana barambwira ati subwo umuntu usa nawe urabona uricarana nande muri iyi modoka ngo byuka kare yo nshaka ipinda burya nta pinda jewe mbona nta buzima yo if you want money you must work hard waba uri umufundi cyangwa uri umuyede waba uri umunyonzi cyangwa uri motari shishikara ukore yo ushaka ipinda gira neza wamufunda riseri mani ibintu abari atare nuko nyine umuntu nago ahubwo nuko uriya mutipe ngiye nkurikije ibintu akora nkurikirana umunsi ku wundi intambwe agenda atera mu buzima byageze aho numva nifuje kuzahura nawe ariko nsanga nanone ni ibintu birenze ntago ari ukuvuga ngo nuko ari bro wanjye ahubwo ndi umufana we wa undi wo ku rwego rwo hejuru byatare sinzi okay super manager ibyo bintu byumve yageze naho yitira umuvandimwe wawe kubera urukundo cyangwa se ibikorwa byawe wakoze bigiye bitandukanye kandi n'ubu uracyakora Take time greet every person where you stay. I think nize ko mumeze neza ni kumwe n'umusaza urukweto noneho aranungwe byadaye itaburiya niba ari itaburiya ikora iki ntago ndabimenya akajire ni danje ingofero ni wawe Munyakazi. Wow, ndi kumwe n'umusaza rero Munyakazi. Ako ngo sinzi ari buze kutubwira ngo byamugoye ngo byamucanze. Ako kugufatisha bye byatugoye bimeze bite? Ewana ni fresh kabisa, ewana byari hatari urugendo rwa ridanje. Bundi amazina yanjye ni Fizo. Nkaba ndi bro wa super manager. Sure. Kabisa. Rambe. Super manager shona. Uriya ni bro wanjye ni big bro man ariko nyine urashona. Sure. Abari danje kubera ko umuntu nyine iminsi ari igiye gukarangika bigushyize hari ariko yamane ndi hano tunaje kubareba nifuje guhura namwe kugira ngo tuganire Kuki wahisemo kuza wambaye gutya? Bo mu buzima busanzwe ngiye nkora akazi k'ubufundi. Sibyo urashona. Iyi ni staff yanjye mu kazi. None reba igikweto badufasha ku buhanga bw'ibyuma reba iyi nkweto wallahi ita buce ngende man buce ngende ntago tujya turyama ubwo rero naje kureba ibintu mukora numva ni sawa mbakurikira ku mbuga nkoranyambaga Mutako TV ngira igitekerezo cyo kuvuga ariko nubwo iminsi ari hatari ko ibintu ari danje uhazashakisha buryo ki nkazagera kwa bari abatipe ko mbona ari abantu babaji bakankorera nk'umuti ukuntu nkaganira nabo niko kubona ndi hano niko kubona naje meze gutya gusa nyine byari bigoye ubundi wacu giye bundi nturuka tangira urakoze cyane tangira wibwira abantu badukurikiye hano ku Mutako TV uturutse mu kahe karere ese uherereye hehe iwanya huba cyangwa se utuye gakondo yawe na kahe karere unatubwira ukuntu byaye byifashe mu rugendo tuza tugaruka ku zindi mpamvu zatumye duhura nawe mu buzima busanzwe mu rugi wacu ni mu karere ka Nyabihu umurenge n'Ibigogwe ubwo nivuga agasantre ka Shaba nta muntu wenda abo muri Nyabihu baherereye mu gice cya Bigogwe barabizi nyine aho ngaho mu rugo n'ahantu bita muri centre ya Shaba mu karere ka Nyabihu tu niho naje nturuka kugira ngera ngaha no kuvuga ngo
ewana naturutse muri ibyo bice iyo ngiye ujya wumva ngo haba ngo ubukonje byatare niyo mpamvu ubona twarakomye mani buriya iyo bukeye kare kare super manager ni haturuka cyane uriya mutipe mani nuko byaje gucamo nabundi nawe n'uwo mu ntara iyo ngiyo tu none se urugendo rwe rwifashe rute twagutegereje ukajya ndi mu modoka ndi kugenda gute mu modoka ibintu ndabona nje biranunguye na mbere tutaratangiye ikiganiro wabonaga yuko nari ndimo guseka cyane ibi bintu biranunguye cyane no kukuntu wambaye birancanze ese mu modoka abantu babyakiriye gute cyangwa se ugeze Nyabugogo abantu bari babyakiriye gute wambaye gutya n'igikapu cyawe wenda nuko tutagize kuri kamera ariko n'ukuntu wari wambaye wenda na kiriya kibaga ndi kubona none nacyo ukuntu gisa ni daje abantu babyakiriye gute bo urumva nyine byari birenze nibwo bwa mbere nagera mu mujyi wa Kigali muri najyaga mabona ku ma TV nkahumva ku ma radio ntarahagera ariko nyine nahise urumva nyine umuhinzi ubundi arangwa n'uburimiro mani niko bajya bavuga umuhinzi nyawe arangwa n'uburimiro tu kuza ameze gutya byo byari bigoye byari bigoye kugira ngo mbone n'imodoka urumva bwa mbere nateze taxi ebana barambwira ati subwo umuntu usa nawe urabona uricarana nande muri iyi modoka ndavuga nise kandi noneho ukonsa bigiye gutuma mbura n'umwanya giye mfite amafaranga mu ntware ngo iya mbere iragenda haje indi icyakora igirira favor barantwara ariko nyine muri taxi byari bigoye benshi bagendaga bansunika badashaka kunyiteza banteye umugongo nyine bitewe no kubona nimereye ariko nyine shimishijwe nuko tunageze hano nicyo cyari cy'ingenzi icyo wahisemo kuza wambaye nkuko nari mbikubwiye hakuno ari kuzambaye imyenda isanzwe nk'umuntu ukora akazi k'igifundi hakuno no kazambaye imyenda isanzwe ukatugeraho utambaye gutya kucyo wahisemo kuzambaye gutya bana urabizi nyine umufundi nta mutekinisiye usige igikoresho buriya mwira bag yanjye uri kureba harimo umwiko inyundo na nivo none se nkubeshye umwiko nivo n'akanyundo ewana noneho harimo n'igipande nuvuga ngo nateganyaga ko nshobora kugera ino urumva ibonera ikira nabonye naho bari kubaka amazu mani ibintu byaraciyemo nta nubwo ndi bugende mana ahubwo ndahita njya kudepoza akazi gari yakuryo walaye muri umuna wa super manager amazina ye mu buzima busanzwe tuvuye ku kazi k'igifundi ukora kahe kazi kandi cyangwa se uri mu ntoki mu bundi buzima busanzwe murakoze cyane ubundi mu buzima busanzwe usibye kuba wenda ndi umufundi ndi umuhanzi agapera okay ngo byuka kare kare yo nshaka ipinda burya nta pinda jewe mbona nta buzima yo if you want money you must work hard waba uri umufundi cyangwa uri umuyede waba uri umunyonzi cyangwa uri motari shishikara ukore yo ushaka ipinda ntiwite kubaza bakuvuga bagusenya ntabwo wakwitwa chef never utarabizi cyuya what up waba uri umufundi cyangwa kigasubiramo waba uri umuyede waba uri umuyede cyangwa uri umunyonzi waba uri umufundi yo cyangwa uri motari shishikara ukore shishikara ukore yaman nizere ko meze neza cyane aho mugiye muherereye nawe utameze neza Imana iraza kubyoroshya hari impamvu gihumeka umwuka w'abazima ngiye muri kumwe ni MC Setu Umutako TV wowe utarakora subscribe waracitswe cyane ahangaha turi rero turi kumwe na murumuna wa super manager muramuzi mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye hari n'ibyo ndibuze kubaza uyu murumuna we yadusabye ko twahura ariko Imana ishimwe cyane kuba duhuye gusa nubwo byantunguye ukuntu yaje yambaye agapera murakumvisha tubwiye ko ari umuhanzi ni byinshi cyane turi muze kugarukamo super manager se urabona yateye imbere afite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye wehe kuki atakuremera nyine hari ibintu biba biri personality ku muntu sibyo kuba nakubwira ngo impamvu atibuka ko afite abandi ku ruhande kandi nabo bakeneye kugira urundi rwego bageraho wenda icyo ni ikintu mwazamubaza ku ruhande rwe ariko kuri nge rwose ndamwemera nka bro wanjye kabisa kabisa nge namukuriye n'isapo arakora agira umuhate n'umuntu witanga uzi gushakisha ubuzima hirya no hino ariko nyine ako kantu wenda ko kuba taratwibuka natwe turemere wenda ashobora kuba ari igihe kitaragera ariko sinzi wenda ari uko ari kubitegura cyari bya ugiyemo yes birashoboka uri umuhanzi ufite indirimbo zingahe ubu ngubu umaze kugira indirimbo 7
harimo indirimbo navuga ebyiri ziri kuri namaze gushyira kuri YouTube channel. Hariho iyo ndirimbo nari mpaye akapera yitwa Shishika Rukore. Hakaba n'indi ndirimbo yitwa Isi Irazenguruka, akaba ari indirimbo zanjye zimaze kugera kuri YouTube channel yanjye yitwa Fizz Fizzo Official. Ariko izindi nazo ziri aho ngaho, uko Imana igenda idushoboza tubonye n'aba supporters, ibintu bishobora kuzakunda tugakora ibintu byiza, kuko mu by'ukuri twiyumvamo tara turayifite pe, kandi namwe wenda mu kantu gato yambahaye ntago navuga ko ndenze cyangwa turenze abandi. Hari abandi bakora, hari n'abakoze, ariko natwe turi inyuma kandi dufite ubushake kandi turabishoboye kabisa. Muri izo ndirimbo zirindwi iyagushimishije cyangwa yaba yarakoze ku mitima y'abantu benshi niyitwa ngo iki? By'umwihariko nk'izo ndirimbo ebyiri nari mvuze, yitwa Isi Irazenguruka na Shishika akapera ku Isi Irazenguruka. Isi irazenguruka, isi irazenguruka, bana n'abandi amahoro, bana n'abandi amahoro, kuko akebugereyemo mugenzi wawe ariko nawe uzagererwamo, kuko akebugereyemo mugenzi wawe ariko nawe uzagererwamo. Gira neza wigendere, gira neza wigendere, gira neza wigendere, gira neza wigendere, kuko akebugereyemo mugenzi wawe ariko nawe uzagererwamo, kuko akebugereyemo mugenzi wawe ariko nawe uzagererwamo. Gira neza wigendere, gira neza wigendere, gira neza wigendere. Shiramo agatero kaga hip hop bavuga ngo ndabizi nawe urabizi, aho ngaho tuyi wanyu b'abantu bari bafite kashi bayobore bakabosi, ariko uyu munsi barakubiswe ntibagikoma, baguye muri koma. Ushobora kwibaza uteske nibiki byababayeho, ntuzibaze byinshi nuko turi ku isi kandi si dutuyeho ihora izenguruka. Bityo rero cisha make nanjye cishe make, kuko uri umuntu nanjye nkabundi, ntacyo ukinzeho nanjye ntacyo nkinzeho. What up? Yeah. Yama, ongera ibitsana amazina yawe. Amazina ni Fizz Fizzo kabisa, niyo nkoresha muri muzika, niyo numva nazanakomeza biramutse biciyemo. Wari watubwiye tufite indirimbo zirindwi, waduhaye agapera tukiri ku ntangiriro y'ikiganiro. Aha twe tugeze rero waduhaye agapera ku ndirimbo yenda yakoze ku mitima ya benshi, cyangwa se indirimbo nawe ishobora kuba yarakunyuze mu gihe warimo kuyikora ukumva urishimye cyane. Ese iyo YouTube channel yawe nk'umuntu urimo kureba muri umuna wa Super Manager ahangaha akavuga ati muri umuna wa Super Manager nawe ngiye kumushyigikira, ariko YouTube channel ye ni iyihe, imbuga nkoranyambaga akoresha ni izihe? Wabwira abantu badukuri cyane ku Mutako TV imbuga nkoranyambaga ukoresha nizi? Kugeza ubu ngubu urumva urareba naho umuntu abavuye ibintu bari hatari sibyo, nago nanone nyine turacyakeneye. So ufite agatike kagusubizayo mani bonyine nimbura akazi k'uyu munsi tukuremere, murandemera kugira mbone ticket. Urashona ni danje. So imbuga nkoranyambaga ubu ngubu navuga ndi gukoresha ari Instagram, Facebook, Twitter cyangwa se YouTube. Muzi ukoresha muri izo ngizo nizihe? Nk'umuntu waba akunze ikiganiro tujyanye na muri umuna wa Super Manager, icyo kiganiro akavuga ati nakibonye muri umuna wa Super Manager, reka musure naye ku mbuga nkoranyambaga ze akoresha, muteze imbere ndebe ibikorwa bye. Imbuga nkoranyambaga rero wabwira abantu badukurikiye nize mbuga nkoranyambaga ukoresha? Kugeza ubu ngubu navuga urubuga banshakiraho bakambona niyo YouTube channel yanjye yitwa Fizz Fizzo Official, kuko ariho nsa naho natangiye gushyira ibyo bihangano byanjye. Izindi mbuga rero nagerageje gukoresha Facebook naho bashobora kumbona, amazina na ni Fizz Fizzo. Izo nizo mbuga ubu ngubu wahanshakiraho mbarizwaho mfite. Ubwo n'ibindi bizaza bitewe nuko nyine wenda hari igihe ba Big Bro bazatwibuka nyine natwe tukagenda dushona ukuntu ibintu bikorwa. Ntabwo byoroshye kandi urabona biba bigoye. Aho ngaho Nyabihu na hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu tundi turere tugiye dutandukanye, kubona umuntu nkawe ukora igifundi ariko akavuga ati nubwo mfite impano yo kuririmba, nubwo mfite wenda abavandimwe bagiye batera imbere, abavandimwe bamenyekanye, ako none nanjye ndashaka kujya ku mbuga nkoranyambaga, ndashaka kujya gutanga ikiganiro, ndashaka abantu bamenya. Aho ngaho Nyabihu ese hari abandi bantu bariyo nkawe bafite impano zaduhuze nabo? Barahari cyane benshi,
barahari nk'ubu ngubu nubwo nkora kano kazi k'ubufundi mfite groupe yitwa youth volunteers, ariko yego byahuye n'ibi bihe turimo bya COVID-19. Yes, ariko yari yarabayeho mbere yitwaga youth volunteers. Ubwo ngubwo harimo abantu bagiye batandukanye, hariho abapeti baririmba, harimo ababyina, mfite abana ntoza kubyina buriya no kubyina bibaye ngombwa nago kubitiraho. Buriya afite abapeti ntoza kubyina, abafite kuva ku myaka 9 kuzamura kugeza ngaho ngiye kuririmba, wowe use nk'ubyinamo gakeya, wenda hari abari buze kudufasha, sibyo? Gira neza wigendere, gira neza wigendere, gira neza, gira ne na 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 wamufunda riseri. Man, ibintu abari atare nuko nyine umuntu ntago turabona ubushobozi ku buryo twabigaragariza abantu bose, ariko kubera Imana nibi ngibi ntago nabitekerezaga, naje ntazi ko ndi bubabone, ariko kubera Imana bishobora kuzakunda. Tuzi byinshi, dufite byinshi, ariko buriya no gukina théâtre, filime indirimbo ya Super Manager Grafrere afite indirimbo y'igiswahili niyo njya nkunda, shiramo twumva, ariko ntago nzi igiswahili. Ubwo rero ibindi byo urumva nawe nyine ushaka kumwivangira mu kazi. Oya, ntago ari ukwivanga mu kazi cye, ariko urumva hari n'igihe wenda sinzi ndirimbye indirimbo y'abantu, wenda sinzi ukuntu yabifata, ariko niba yitwa Sheila nako kantu nkako ngako ati mu Kinyarwanda yaravugaga ati ewana wankuze nta kintu ngira, uragenda ungira umuntu, urwo ni rwo rukundo nyarwo. Yes, niko mu Kinyarwanda igerageje kuvuga. Better Wonderful, nizere yuko twatangiranye iki kiganiro turi buze kukigera ku musozo. Turi kumwe n'umusore akaba ari umufundi, yaturutse kure, yaturutse Nyabihu kugira ngo abonane natwe, atwereke Imana afite, kandi n'umusore ngira ngo mwabibonye ibyo amaze kutuganiriza cyangwa namwe mwabyiboneye, afite Imana yo kuririmba. Nyamuneka uramutse ufite umutima ukunda, wifuza kumushyigikira, nyura kuri izo nimero ziri ku Mutako TV, tubasha kuguhuza nawe kugira abasha kugira icyo wamushyigikiramo. Uramutse ushaka no kubamuha inkunga y'ibitekerezo, inyunganizi, biroroshye cyane, nyura kuri izo nimero tubasha kuguhuza n'uyu musore. Hari abantu benshi bakora utuzi dutandukanye, ariko we yagize ubutwari bwo gutinyuka kugira ngo aze kwiyereka abantu, yereka Abanyarwanda, yerekane yuko ashoboye. Ibaze kugira ngo naturuke Nyabihu yambaye isarubeti. Ni danger bro, ni danger. Nyine ndasubiramo akantu kavuga ngo umuhinzi nyawe arangwa n'uburimiro. Kandi mu bahanzi bo mu Rwanda tutarajya hanze y'igihugu cyacu, niwe muhanzi ukwati gukumve kukumva yuko umukunze cyane, cyangwa se ufatiraho urugero? Buriya rero ndi muto cyane, ndi muri primaire, ngiye buri natangiye kuririmba ndi umwana mutoya. Iyo ngofero ntago iri kugushyuye? Oya, iyi ngofero se buriya niyo naba ndi hejuru ko nta kintu ntwaye, nta kiba unyundo ya. Urumva natangiye ibintu by'ubuhanzi nyiri umwana mutoya, ndi mu wa 4 primaire, ariko nazamutse nkunda Tough Gangs, kuko iyo generation y'icyo gihe twari bato, ariko nibwo Tough Gangs yari iri kuza. Nakundaga gukubita intebe cyane, nkafata narifite akantu k'agati nabajije, urumva kabaga mu ntebe yanjye, nta muntu wayicaragaho. Noneho cyagiye cyo kujya muri break, nge ntago nigeraga nsoka muri break time. Ari kubera ko narifite abantu banjye, abapeti banjye twemerana kuntu basigaraga muri class, none ngiye ngasigara afata kaga koni, niho hatangiriye gucura beat, ngenda nkubita intebe, noneho nabo bakajya hariya bakabyina. Yes, ibintu bikagenda neza. None kuvuga ngo ngi ubundi mu Rwanda buriya Tough Gangs yose muri rusange narayemeraga, ariko umuntu bita Bulldog man, Buddha naramwemeye. Kira aho ngaho, rest in peace ku musaza Jay Paul Kabaka man, Imana ikomeze guheruko ridashira, ntabwo tuzakwibagirwa. Hari ibigwi wasize, kandi aho uri nzi neza ko
twese niho twerekeza ariko tuzaburiye mu ijoro amahoro nuko ukajya ucura beat abandi bari muri break time bagiye gukina wowe ugahita ukubita ingoma wana nka kubita ingoma bituma noneho n'ubuyobozi bw'ikigo bumenya ko ibintu by'ubuhanzi bindimo cyane bakundaga kumbwira ngo uzajye kwiga ngo indimi ngo nta muhanzi ubahatariza indimi bitewe nuko babibonaga hari n'ama competition twajyagamo y'ibigo akaba ari njye ubandikira indirimbo zo kujyana muri competition kandi tukabasha kwitwara neza numva araho byahereye ibintu byanjye by'ubuhanzi naho ngaho numva byahereye ubwo bikomeza bizamuka gahoro bigera naho ntera step ya mbere njya muri studio ndibuka ariko ikintu cyambabaje bwa mbere njya muri studio no mu producer bita Nikora yarambabaje bwari ubwa mbere ngiye muri studio ku nshuro ya mbere nifatanyije n'abandi bajama muri quartier ko nakundaga kugenda mbakurura mbazana umutipe ewana yakoze indirimbo irabura n'amafaranga yarayajyanye byose biragenda so icyo nicyo kintu njya nibuka cyambabaje icyo gihe navuye muri studio nageze mu rugo bwije ibyo kurya byari bwiye kuko hari habonetse itike yonyine ibyo kurya bitarimo nageze mu rugo bwije ndabyuka ari mu gitondo kare hari samedi amafaranga Nikora yajyanye ewana pore twaramwishyuye indirimbo arabwa kubera ko bwari n'ubwa mbere ntazi studio uko yari ibimeze yaragiye azana machine laptop mu gikapu arangije azana microphone ahita kubitaho ku meza nka gutya mukanya aravuga ngo muze mukore turaza kubera ko bwari ubwa mbere numvaga ariyo studio ari mu mwaka wa kangahe 2011 2011 umutipe wana turamwishyura inota ararya n'indirimbo irabura nuko urumva ni ikintu cyambabaje ariko nizamvune nyine najyaga numva bavuga urugendo icyo gihe rero aribizo navugaga mu gitondo nararyamye twaraye tuvuye gukora iyo ndirimbo mu gitondo haza umuyobozi w'umudugudu azanye n'umugabo umwe ati turi kugushaka nibaza ibyabaye habaye umuganda se w'urubyiruko ngo njye mu muganda byagenze bite ewana nahise numva bambwiye ngo uri gushinjwa kugira ute ngo kuba wibye ngo umuntu ngo uyu n'uyu ariko ntago byari byo ahubwo bavugaga Nikora uwo mu producer se oya ni umugabo wari utuye muri quartier y'iwacu yari afite restaurant niwe wari umukire muri icyo gihe urumva yari afite umupeti w'umukozi we twabanaga muri crew none yifuza ko twajyana muri studio noneho umunsi twari kujyayo ajya guhembesha boss we amwima amafaranga kandi yari yagombaga kugira ute gukontribute ku musanzu kugira tubone ya studio noneho boss wamwimye amafaranga uwo mupeti we apanga kugira ute kuzamwiba boroze kubera ko boss yari amaze kugira ute kwanga kugere barangije kubera ko mupeti twari turi kumwe muri groupe ari ngiye usa naho mbakuriye abari ngiye babishiraho ngo urashingwa kuba wajyanye ibintu icyo gihe twari twakoreye Musanze ndabyibuka ariko biza kurangira nta cyaha kimpamye ubuyobozi buraza wa mwana birangira yemeye aza kuvuga ko uwo nyiri restaurant yari yaguriye umuntu waje kunshinja ngo nibye amuhaye 5,000 ngo kugira we yarazi ko araza akavuga ngo namubonye yibye gusa bikarangira mukubita sebare 5 bye umupeta arabirya ariko kubera Imana ntabwo byigeze bitugaragaraho kandi ndahamya ko nabanzi bose nta muntu numwe bose bari batunguwe bangi inyuma barashikira ambwiye ati uyu mwana ntabwo byo bintu bishoboka nyine urakoze cyane ndagira ngo wenda ku buhanga bw'ibyuma badufashe urabona wavuye Nyabihu uje kugira ngo tuganire nawe hano ndi kubona rwose urabona ko n'umubiri w'imbere ugaragara nano n'igituza kigaragara n'abantu bagiye bakubwira ati waje wambaye ubusa cyangwa se ibintu wambaye ntabwo bishoboka oya niyo babivuga sibyo burya icyo umutima ushatse amata aguranwa itabi aguranwa itabi yego cyane sibyo kandi burya umuntu asiga ikimwirukankana ariko ikimurimo ntago yagisiga nge nari mfite intego yo kuvuga ngo uwo ndiwe sibyo bura kirazira kwigira utari we biragora cyane ubwo rero hari indirimbo mfite yitwa Uruvugo
akapera tujya ku musozo w'ikiganiro kuko ndumva ibintu ni birebire cyane ntabwo twabijyamo. wowe utarakora subscribe warakitswe. ahangaha turi ku Kinamba, ni ahantu bafite ubusitani bwiza cyane, bakira amakwe, ibirori byinshi bitandukanye. bagane ukigera ku Kinamba, ni agahanda kerekeza kajya ku Gisozi mu kuboko kw'iburyo muri metero 500 cyangwa se 500 mu kuboko kw'iburyo. ahangaha turi kuri Green Square Garden Park, igiciro cyiza, ibintu biroroshye cyane. ukeneye rero kwifuza kubonana nabo cyangwa se ufite ibirori byinshi bitandukanye, nyura kuri izo nimero zacu tuguze, nabo biroroshye cyane. akapira kuri iyo ndirimbo. uruvugo ruvuna uruvuga, uruvugwa yigaramiye, uruvugo ruvuna uruvuga, uruvugwa yigaramiye, bareke bakuvuge nibaruha bazahora, bareke bakuvuge nibaruha bazahora, bene Adamu baravuga kandi niho babuza kuvuga, mu bibi no mu byiza baravuga, zibareke bakuvuge nibaruha bazahora. Beta wonderful. N'Umutako TV, nizeye ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. ahangaha turi nkuko nabikubwiye, turi ku Kinamba, ahantu bafite ubusitani bwiza cyane, bakira amakwe, ibirori byinshi bitandukanye. ni Green Square Garden Park, ku giciro cyiza cyane cyane cyane. ni byinshi kandi nanone cyane cyane tugomba kukugezaho. njye muri kumwe ni MC Set. uyu musore uri umusore uri umupapa? musingo. Yeah, masinga. uri gusacinga? ndacyakora rusherishe, ndacyabyigaho kugifundi cyane kureba ko nyine mva nkubaze. iwabo na supermanager cyangwa si wanyu na supermanager mu muryango wanyu uri umwana wa kangahe? Bro. ni dance. buriya rero hari akantu nyine urumva, hari igihe ukunda umuntu sibyo, cyangwa wishimira ibintu umuntu akora, bikageraho wumva ari nkaho wenda wakabayeho nuko ari ibintu bitashoboka, cyangwa ukumva ari nkaho wakamugize umuntu wawe mukagirana n'isano. so no kuvuga ngo supermanager ntabwo ari ukuvuga ngo ndi umuvandimwe mu maraso. oya, wanekaga imitwe? oya, ntabwo ari ukuguteka imitwe. mbega wa mufundi mana yanjye. ntabwo ari uguteka imitwe gusa, nyine uribuka ujya wumva bari abatipe ba Bulldog cyangwa Buda, ajya akunda kwitira uriya mutipe wapfuye kera cyane mu gihe cyashize, Tupac. urumva kubera ko nyine ashobora kuba yarakunze style ze cyangwa ibintu bye, so ntabwo ari ukuvuga ngo wenda nuko kumama nkuko wari ubivuze, ahubwo nuko uriya mutipe ngiye nkurikije ibintu akora, nkurikirana umunsi ku wundi intambwe agenda atera mu buzima, byageze aho numva nifuje kuzahura nawe, ariko nsanga nanone ni ibintu birenze. ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ari bro wanjye, ahubwo ndi umufana we, wa undi wo ku rwego rwo hejuru bya hatari. niyo mpamvu nyine mba navuze ngo ni bro wanjye, kubera ko nyine mba numva mukunda. ndamukunda cyane nuko wenda nyine ndacyari hano rashona, ariko wenda njya nsaba n'Imana ngo icyampa wenda tukanahura gusa nkamubwira bro kabisa, kuba nkubonye Imana ishimwe, ariko nyine sinzi kubera okay. supermanager ibyo bintu byumve, yageze naho yitira umuvandimwe wawe kubera urukundo cyangwa se ibikorwa byawe wakoze bigiye bitandukanye, kandi n'ubu uracyakora, nawe uramana yuko ari gukora kandi azazamuka, ibintu birimo kuza. reka ngushimire we, twatangiranye ikiganiro tukaba tugiye ku musozo. uyu ni Umutako TV, nyine muri kumwe ni MC Set. reka nshimire gahunda twabanye ku buhanga bw'ibyuma. nakubwiye ati turi kuri Green Square Garden Park, ahangaha ku Kinamba, bafite ubusitani bwiza cyane, bakira amakwe n'ibiro byinshi bigiye bitandukanye. ndagira ngo rero tugeze ku musozo w'ikiganiro, wabwira abantu badukurikiye amazina yawe ukongera ukayabibutsa, tukazasubira mu biganiro bikurikira, kandi tunagushimira ubwitange gufata urugendo kugira ngo uturuke iyo ngiyo mu cyaro, uturuke Nyabihu, kugira ngo uze kwigaragariza abanyarwanda. by the way, urimo kutubwira ngo nta ticu ufite, turaza kureba uburyo turaza kubigenza, sibyo? murakoze cyane, ndabashimiye, nanjye mbikuye ku mutima. nukuri hari ibintu umuntu abura uko avuga bikamurenga, sibyo? wagakwiye kubona ndira, ariko bundi nanone nta mugaburira, sibyo se? ariko nyine atemba ajya mu ndurabizi. sibyo? amazina yanjye ni Fizzo,
niyo mazina nkoresha mu muziki, niyo nifuza gukoresha mu muziki. Umuntu wamenya hashize mu myaka ingahe ishize kugeza n'uyu munsi nayo mazina, kandi niyo nifuza kuba nakomeza nkoresha muri music, sibyo? Ubundi ngashimira n'abantu bajya bagerageza kutwereka ko bari inyuma yacu mu bushobozi bafite, batuba hafi. Barahari ndabashimira cyane. Kurumva hari umuntu aguha inkunga mu buryo butandukanye, hari ukuremera mu buryo bw'amafaranga, yego nibwo bugezweho muri iki gihe kugira umuntu agira icyo akora, burya ikintu cyose bakureme ikintu nta mafaranga nyine, ntago nyine burya ushaka gukira indwara agira ute arayirata, sibyo se? Jewe mfite tara ariko nta bushobozi, sibyo? Ndamutse mbonye uburyo bumwe cyangwa ubundi, nk'ubu ngubu kujya muri studio ni ibintu bingora cyane. Misi yashize nigeze gukora indirimbo, Evidex niwe wayikoze hariya muri Touch Music, ariko nkubwire ngo byarangoye ko navaga hano Nyabugogo n'amaguru nkazamuka Nyamirambo n'amaguru, ntaye kuvuga ngo nta ticket, kubera ikintu kirimo kingurumanamo. Abantu bakambwira ati ibyo bintu ukora ubundi ubona bizakumarira iki, ubwo subona uzagera hehe? Ariko ntagumire mu gifuri. Nkabwira we ko hari ugenda ugakorera bitatu, ukiri kugenda ngo wagiye ngo mu ma studio ngo nibiki ucyura ngahe. Nkabwira ntariko ngi hari ikindimo, mureke ngihe umwanya. Nta uza amaherezo ye, nta uzi ko ubuzima bwe buzarangira, sibyo? Twese tuvuka nk'abantu, nta muntu n'umwe ujya ahura n'ibintu ngo abazi neza kwijana azahura nabyo. Yego urakora ukagerageza bikemera cyangwa se bikanga, ariko size pe ndimo ndakora, ndi kugerageza mu bushobozi buke afite. Aho iwacu mu cyaro hariya mu gasantere k'iwacu muri Shaba, hari ababire bajya bambwira ati Fazo, rwose bajya kunda kunyita Fazo, babihinye courage tukuri inyuma. Hari abo mbwira ngiye muri studio bakambwira ati okay mfite desa se urazinywa icyayi cyangwa amata, muhaya karaka ko kumuzanira ibiro bibiri bya sima ibiki. Gusa ubona nubwo ari umuco ubundi, niba dushaka kubikora kinyamwuga nitubikore kinyamwuga, pana gukora nk'inkebebe wa mugani wanuza tukagaragara ukundi. Kandi amazina ni Fizo. Yes, amazina ni Fizo kabisa, niyo mazina nkoresha, niyo mazina banziho. Channel yanjye ni Fizo official. Ufite channel ya YouTube? Yes. Yivuge neza kugira ngo abantu badukurikirana ku Mutako TV babashe kuyumva, bagukurikirane, babashe gusura ibikorwa byawe. No kuvuga ngo nkuko nari nabivuze, mfite channel natangiye gushyiraho ibyo bihangano byanjye. Urumva kubera ko umuntu abataragira ku rwego rushimisha rya akora igihangano bitewe nuko nta buryo bwo kukibika, ugasanga yanarakivuze nk'umara indirimbo nyinshi nagiye mbura bitewe nuko nta hantu narifite ho kuzishyira. Uyu munsi rero abantu bya bindi nakubwiraga by'abagenda baduha inama, bangiriye inama arambwira ati rero tubona ibintu ukora birimo neza kandi urabishoboye, jya ufata ibyo bintu byawe ushaka ahantu bishyira. Niho hava igitekerezo cyo gukora channel. Amazina ya channel tujya ku musozo w'ikiganiro. Amazina ya channel yitwa Fizo official. Okay, reka ngushimire we dutangiranye ikiganiro tukatugiye ku musozo wacyo. Uyu mufundi nkuko mwabyumvishe yaraturutse Nyabihu mu murenge wa Bigogwe kabisa, hariya na karere ka Nyabihu, Bigogwe mu gasantere kitwa Shaba, hafi yo kwikora gato imanuka gatagaruka kubita jendo garuka niwe fose. Kenya mwabyumvishe ni Nyabihu na gasantere abikubwiye, ariko nibirebera ku isudupera twinshi cyane ahita bishyira mu bintu bya muzika. Reka ngushimire twatangiye ikiganiro tukatugiye ku musozo wacyo. Uramutse ukeneye kumushyigikira ni Fizo official cyangwa Fizo TV official. Okay, Fizo official ni YouTube channel. Nyamuneka dushyigikira abavandimwe kugira ngo turebe yuko nabo hari aho bazava kandi hari aho bazagera. Iyo niyo YouTube channel yiwe, musure umukurikirane. Reka tumushimire kandi umutima yagize wo kutuvugisha, akaviyo ngiyo hose agatega kandi akatugeraho tukatwamaze kubona nawe. Utaha rero nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Ni byinshi cyane. Njye muri kumwe ni MC Seti. Reka nshimire timu twabanye ku buhanga bw'ibyuma, akapera kuri kamera bongera gutwereka ukuntu hasi wambaye banabyereka abadukurikiye. Ubu ngubu ibintu ni hatari, iyi ni story aho umwana w'imyaka 12 ateretwa n'umusaza w'imyaka 52 akamushikisha kumujyana mu kabari. Suramo gato, aho umwana w'imyaka 12 message yatwagiye. Ubu ngubu ibintu ni hatari, iyi ni story aho umwana w'imyaka 12 ateretwa n'umusaza w'imyaka 52 akamushikisha kumujyana mu kabari.
akamuha ku madorari amubwira ko ari umushoramari, akamuriza uburira agatangira gukora ibi bashaka kugira ngo arebe ko afatwa n'irari. Yasanze ari umwarikazi w'umunyarwanda wahawe uburere buhabwa umwarikazi w'umunyarwanda ndakwifuriza kuzaba nk'uwo mwari, wanze guhara ubutwari agaharanira kwambara umudari. Yeah man, Fizzo, yeah man.